aka kanya ngarutse ku bayobozi bafata abana b'abakozi bakabashira mu ngo. Ugafata umwana w'umukobwa angana n'uwawe, uwawe agiye primaire arize, uwawe agiye secondaire arize, nyamara uw'abandi ari aho ngaho urimo uramushukisha 15,000 na twadahembwa ari twose kubera ko yamennye tirimusi, ugasanga urimo uramushukisha utwo dufaranga 15,000 bigera n'aho amena agatasi ugatangira kuyamukata, nyamara uwawe ari kwiga secondaire. Kandi nta bandi bantu bakura abana mu ishuri usibye abayobozi. Abayobozi nibo bakura abana mu mashuri. Niba rero abayobozi aribo bakura abana mu mashuri bakagenda kubashukisha akazi ko mu rugo, guhera uyu munsi ndatabariza abana b'abakobwa bo mu rugo, abana b'abasore bakora mu ngo ndabatabariza. Ndimo ndarega abayobozi bafite abakozi bo mu rugo. Mu by'ukuri genzura niba abo bana ufite mu rugo ese bushuje imyaka, bafite imyaka 21 y'ubukure ku buryo ushobora kumuha akazi. Ndasaba kugira ngo gitifu amanuke agere mu midugudu, areba abana birwa mu rugo, areba abana birwa mu ngo, namara kureba abana birwa mu ngo haze gufata umwanzuro, haze kureba icyakorwa kugira ngo abana b'abakobwa bashe kuba basubizwa mu buzima bwabo. Muri aka kanya rero nk'uko musanzwe mwimenyereye tugiye kuba twavuga ku bantu bakoresha abakozi bo mu rugo. Ni ukuvuga ngo abakozi bo mu rugo ni abantu bahura n'akarengane gakomeye. Noneho hari ababosi birata ugasanga ari kuvuga ngo ngewe mbanye n'umukozi imyaka 9, ngo ngewe nyikorera Rubavu uziko nabaye imyaka 9, ngo ariko umukozi wanjye twarabanye imyaka 9 yose, ngo twabanye ndi mu bukode bigera naho nubaka inzu yanjye, ngo umukozi tukiri kumwe kandi umukozi urimo kumuhemba iki 15,000. Niba mu by'ukuri wirata kumaranye nawe imyaka 9 nta kintu wamumariye, nta kintu wamugeshejeho, kandi wakagombye kuba waramwigishije, wakagombye kuba waramushingiye, byanabana ngombwa ugafata umugabo ukamugurira moto, byanabana ngombwa ugafata wa mwana w'umukobwa ukamwigishora agacuruza, noneho ukaza uvuga uti ngewe nabanye n'umukozi wo mu rugo, nabanye n'umwana w'umukobwa, dorageza ahangaha. Ariko ni ngute ufata umwana w'umukobwa mukabana imyaka 20 yose agukorera mu rugo, akogereza abana, akogereza amasahane, agukoropera inzu, warangiza ukagenda ukabyirata, ukagenda ukirata uri umuntu w'umugore, ukagenda ukabyirata uri umuntu w'umugabo, ngo ngewe mfite umwana w'umukobwa tumaranye imyaka 25, aho ngaho umva utarwaye mu mutwe mu by'ukuri. Wowe urirata ngo umaranye umwana w'umukobwa imyaka 25 mubana mu rugo ngo ni umwana mwiza, kandi wakagombye kuba waramushingiye, wakagombye kuba warakoze ibishoboka byose kugira ngo ave muri ako kazi ko mu rugo. Nyamara nubwo aba yaraje muri ako kazi ko mu rugo, nawe aba afite ababyeyi, nawe aba afite imiryango akomokamo, nawe aba afite intumbero z'ubuzima bwe, warangiza wamugomewe ukamugumana imyaka 25 yose. Aba bantu nibajya baza kwihana, abantu nibaza bajya kuvuga ubusa, leta ijye ibafata ibafunga ibabasiti mu by'ukuri. Imyaka 15 yose umaranye umwana mu rugo wamumashije iki? Ese n'iki wamugeshejeho? Ntiwamuriye imyuga, ntiwamujyanye mu ishuri ngo arangize primaire, kandi abana bawe bariga primaire, ntiwagize icyo umuhanga acuruze abashe kwiteza imbere, ntumugurira n'umwenda, usibye kumwongeza 1,000, ejo ukamwongeza 3,000, ejo ukamwongeza 5,000. Umwana w'umukobwa w'imyaka 20 yahembwa 20,000 bikamumarira iki? Ndabwira abantu bafite abakozi mu ngo, ushobora kuba uri n'umuyobozi ariko ufite umukozi mu rugo. Isi saha ndakwiyamye uyu mwanya, nimba uzi ko mumaranye imyaka irenga 5, reba icyo umukorera agenda nawe yiteza imbere. Nimba ari umwana w'umukobwa ugenda umugurira imashini, agenda yiga imyuga, agenda yiteza imbere. Nimba ari umwana w'umusore ugenda umugurira igare, nawe agende yishakira imibereho. Wimufungira aho mu gipangu, wimufungira aho ngaho iwawe mu rugo.
nyamara abana bawe bariga, nyamara abana bawe barangije za iniverisite, abandi barangije za sogonderi, bari mu bigo byiza, undi yirwa yicaye iwawe aramena n'isahani ukamukata, ariko ayo mukata muyashira hehe? Ubundi ni ukuvuga ngo ibi bintu muba mukorera aba bakozi bo mu rugo, ibi bintu muba mukorera abana b'umuhungu babakorera mu rugo, ntabwo ari byo. Guhera uyu munsi ndasaba ko leta yatangira kubakurikirana. Abana mwabavanye mu mashuri, ni ngo ufate umwana ungana n'uwawe akirirwa mu rugo ariko ukogereza ibyombo, ugafata umwana ufite imyaka wavukiye rimwe n'uwawe ukamugira umukozi wo mu rugo, warangiza ukavuga ngo uri umuyobozi, warangiza ukavuga ngo hari icyo ushoboye. Wakagombye gufata uyu mwana w'umukobwa, wamara kumufata ukamujyana mu ishuri, byanaba na ngombwa ukareba icyo umukorera kugira ngo nawe agire icyo ageraho, kugira ngo nawe agire icyo afasha umuryango we.